duheruka Kindigiti na Helena bakomeje kutumvikana kubera umwana Mahoro yasigiye Kindigiti. Kabera na Marigarita babuze ayo bacira nayo bamira nyuma yaho bamenye ko isambu baguze n'umutekamutwe ishobora kubacika. Ibibazo kwa kwihangana bikomeje kuba byinshi, naho Tani yagerageza kwikuramo ntwari. Ubu bimeze bite? Ntucikwe n'inkingi y'amahoro. Ese ko mbona ubyutse wikunyura ugiyehere? Ngo nigira nte? Ngo nigira nte Kindigi? Wikunyura. None se urabona amaguru utayahata gikotoro nk'uyaricyariza urugendo. None se uragira ngo ngoma hatuzarye bigenze bite? Kuzi neza hayo ukorera uyashyira. Unyumvire kandi. Ahubwo se cya gitenge kibirabyo by'umutuku kirihe mana yanjye. Ariko ubwo utabeshye ugiye mu murima kuko here. Ariko ibyo birakureba ubundi. Uko kuntu wakarabye ukitotobeka. Ukaba ugiye kugenda wambaye igitenge kimeshe kandi nzi neza ko mu murima ufite inguti ebyiri usimburanyayo. Ubu ugiye guhinga cyangwa ugiye ahandi hantu. Wimbaza byinshi Kindigi. Aho ngiye ntiyakureba kuko mfite uburenganzira bwo kujya aho nshaka hose. Shanze niko. Ndakubwiye ngo uyu munsi ntaho ujya here. Sigarana uruhinja nanjye mu kazi de. Urumva? Ntabyo nkoze noneho. Nawe rusigarane. Ariko ko here. Ubwo kuko urashaka ko ntangira gusiba akakanya zimuri nampaye akazi. Ibyo birakureba. Nawe nanyirukana tuzabaho dute? Ngiye nsobanura. Tuzabaho dute? Tuzabaho ko dusanzwe tubaho. Ubundi se amafaranga ukorera ni yadutunga. Uzi kusetsa. Oya here. Ntabwo nkwemerera kuva hano rwose. Sigarana uyu mwana nanjye nje gupagasa. Ndakurira igitenge senyene sikigariwe. Urwo ruhindu nsindagira gusigarana n'urwaye n'amahoro. Surwanjye ubimenye. Mwembe mwishake mumusigarana nje mu mpamahoro. Ariko koko here wambabariye koko. Wambabariye ukareka kumpima bigezaho. Nanjye mbabarira di. Nta soni. Wabonye umwana anyuzamo nkamugirira impuhwe rero ugira ngo nibagiwe amabi yawe n'amahoro. Akusuga ibyo bigaruka biteka. Nawe nsigarana. Hamwe ubona ingaruka z'amafuti yawe. Ndakurira igitenge niyambare nigendera w'intinzi urahambonera wagize Imana abona gatotsi noneho ntari kurira nawe urahuri guteta mana yanjye here neza pe wamaramaje koko basi se wambwiriye Kanezera agasiba ishuri uyu munsi akamusigarana ariko sinsi bakazi murinda koko here none se kuturimo guseka koko ubwira isake uravuga ibintu ndekera abana Kindigi ese ntabwo bugira bwo kunsaba icyo kintu none se uragira ngo Kanezera siba ishuri ari sibe nyine none se kubyanze wowe kugira ngo bigende Kanezero kugira ngo atangire ishuri byaramvunye cyane Kindigi byaramvunye rwose byaramvunye yebere mu mudendezo n'amahoro wawe uhagamye hamwe rero nta mpamvu nimwe yatuma siba atarwaye nta soni sikigariwe mbisa nigendera kuko here uragiye koko ariko koko here koko pe ubwo urangendanye koko okay ntacyo noneho nanjye ndamusiga nigendere urumva ndamusiga rwose nigendere nanjye cyababo arongera arize n'ukuri yewe ibyago bigwira abagabo koko ngo bigwira abagabo nyine niyo mpamvu se nanjye wangeretse amakosa y'uburangare mu gutuburirwa umurima twaguze mbabarira kabe nabivuganye umubabaro bituma nkugerekaho amakosa kandi nyamara nanjye nararangaye ndakwinginze mbabarira mugabo mwiza nakubabariye se ubundi nabigenza ntimarigare neza pe umubabaro waguheranye bituma n'umwana wacu abigenderamo ntuheruka kumuririmbira ntuheruka kumusomera udukuru no kumuganiriza ntuheruka kugira icyo ufasha keza naganza mbese nawe ujye ubikora marigari ngiye mu mutwe wanjye rwose simeze neza sugira ngo gutakaza amafaranga angana kuriya byatuma ngira ikindi ntekereza n'ubundi ndabikora sheri njye bikora n'ubundi se ko inshingano zo kuririmbira umwana uri mu nda cyangwa zo kurera muri rusange ari iza twembi zitari iz'umubyeyi umwe gusa hanyuma se kabe ndakumva ibyo kumurega ngo adusubize amafaranga yacu byarangiye bite babiri gufata ubusa pe oya neza umugabo yari inangiye arananyihakana ngo ibyo icyangombwa avuga yaduhaye ngo ntabyaze areka bateka mutwe ngo ahubwo ninkomeza kumukurikirana azaturega impapuro mpimbano ngo no gushaka kumunyanganya umutungo we uranyumvira koko abateka mutwe baragwira koko gusa neza aratwigaramye pe wahora niki gusa ikintu cyose kiberaho kwigisha umuntu marigari none se ubundi sheri ndakumva wareze tukabijyana mu nzego zisumbuye koko
ese ubwo umuntu uri kuvuga azaturega impapuro mpimbano ngo nta gihamya dufite urumva twakwireguza iki koko urumva atari kujya gukomanga kuri gereza? none se duterere iyo ariya mafaranga tuyahebe? Marigari ibyo nibyo ntekereza umusatsi ukamva ku mutwe neza neza. yababa we kabe ndibutse umva uriya mugabo reka tumurege mu nzego zisumbuyeho di nibutse ko tujya kugura uriya murima hari n'abagabo nabo batubera abatangabuhamya. Abagabo se shaho nabyo nabibabwiye arabihakana se umugabo ansamira hejuru avuga ko nguko nahimbye icyangombwa ari nako nashyiraho n'abagabo babaringa nyine nkahimba sinyatire zabo. areke bazumva ariko ntitugomba gucika intege Marigari. oya ntabwo tugomba gucika intege ntabirimo rwose. ahubwo reka nkwereke reka mbyuke mbanze mbijyane mu nzego zisumbuyeho. arabeshya ntazawuherana cyane ko nawe yasinyeho. oya sheri banza umbabarire rwose nagusabye imbabazi z'uko nakugeretseho amakosa ariko ntabwo wigeze umbwira ko wambabariye cyangwa utambabariye. humura nakubabariye mwiza wanjye. urakoze cyane. merci. ngaho habe simbuke mfatirane hakiri kare mbone kugaruka njye mu kazi. ye baba data we niko abimana karame papa teta ngwino hano vuba banguka se. naje ndabitabye. niko uri gukora iki? nari maze koza amasahane ngiye gukoropa mu nzu. niko karame shaba gufi ngira icyo nkwereka. shaba gufi se yego kundeba urunguruka muri kariya kazu k'inkoko. narebye ubonye ameke si wowe mbaza ndibira nawe kuko nkuko nta byo kurya zifite nta mazi zifite yo kunywa ibyo zinyweramo amazi byumye kera akazi kuzemo amatotoro gaheruka gukuburwa muri rimwe. mumbabarire ngiye kwisubiraho. none se ubundi ubuzwa n'iki kubikora bima kuki utabikurikirana kandi uzi neza ko nakubwiye ko mu nshingano zawe ugomba kongeramo no kwita kuri izi nkoko. rega si ukutazitaho papa teta nukugira iki ahubwo ni imirimo yo muri uru rugo ibitanyoroheye nyine bimbana byinshi nkabura uko mbigenza bimwe nkanabyibagirwa. umva rwitwazo mbese imirimo yo muri uru rugo se yariyongereye kubera usanzwe ukora bima umwana wanjye teta bitagaho ntari mu bitaro ubu se ari umwana woza hari utekera hari ubikira soni ngo yabaye myinshi. ndabinginze mwinyibutsa teta rwose. mfasha naho ubundi byo kumwitaho byasimbuwe no kugemura. iyo ni impamvu gusa papa teta hari icyo nashaka kubisabira cyatuma bikemuka. ni igiki? nyine nashakaga ko mwakwigora mugashaka undi mukozi uzajya yita ku nkoko cyangwa mukagarura turahira kuko rwose mbabwije ukuri ngiye sinzabishobora. iryo jambo risubizaho uri kuyabima uramenye niba ushaka mukorana agakunga icyo gitekerezo njyewe singishyigikiye. oya ntabwo ari uzabikora byose kandi niba wumva utazabishobora uzitere dushaka babishoboye byose babikore nta n'isoni. oya nanone sinifuza gutakaza akazi oya we mumbabarire ni ukuri munshakira umfasha gusa ni ukuri mbijeje ko iby'agashungo bitazongera ukundi pe kabone niyo yaba ari turahirwa wagaruka. ni ukuri papa teta nzabigiramo uruhare nanjye ku buryo ntazatuma hari undi undangaza kugeza ubwo ibyo muri uru rugo byangirika. ni ukuri mumbabarire. ngo wita ku nkoko mu gihe nyibitekerezaho. none se tani karamenwa kwansabye kuguha umwanya umbwira ngo uranshaka ngahitamo gutaha n'amaguru kugira ngo nyine tugende tuvugana kuko nangaga kuguma ku kazi none nkaba mbona ntacyo uri kumbwira. reba ahantu hose tugenze wicecekeye sibyo ni ibi shaherega nabuze aho mbihera. abo noneho reka nitegere moto nawe nawe utahe hanyuma igihe uzabonera uhera ubimbwira nyine uzambwire none nshaka akanya tubonane ndabeshya. warambiwe kugendana nanjye se nto? oya ahubwo nuko nsohoka mu kazi nanjye naniwe mba ngira ngo nihute ngere mu rugo mbashe kugira ibyo ntegura ku bukwe bwanjye na Sheila mbone nuko ndyama hakiri kare. birumvikana. cyakora byo wowe na Sheila ni pata na rugi pe. gira ahubwo umutima wo mutereramo wundi. narabibonye. ntwa ndabizi neza ko mwembi mwitegura kurushinga cyane kandi nzi neza ko nabamenya ari byo murimo. gusa sinzi nanjye byamfashe nisanga ngukunda. tani birumvikana gusa uzabyikuremo ni nayo nama nziza nakugira kandi ntako ntagerageje ngo bimvemo ariko byaranze pe. nka rero none se ubwo
ntwa ndakwifuzaho ikintu kimwe cyonyine kandi umbabarire ukinkorere rwose ntukinyime. nimba ari icyagufasha kunyikuramo ndagikora rwose, icyo se hari ikibazo? ntwa mbabarira umpa umwanya mu mutima wawe, niyo kaba ari akanya gato nanjye ngaturemo ntekane kuko ndagukunda cyane. ntwa wumve ko nagerageje no gusenga kugira ngo nkwikuremo bikanga, uko nsenze nkumva isengesho ntirirenga n'igisenge cy'inzu y'iwacu. umva rero Tania twumvikane, sibyo? narakoroheye none utangiye kurengera. uko mpatiriza kugukunda nkaguhakanira ukanga kumva ntikurushaho kumbangamira pe. mbabarira nturakare ntwa, mbabarira rwose. ntabwo ndakaye Tania, ahubwo ndashaka kukugira inama nkomeje. tutazanongera kumbwira ibintu nk'ibi. ndashaka kuba ubwa mbere n'ubwa nyuma ubinganiriza. icya mbere, umutima wanjye wose narawutanze, utuyemo nashera kandi ngira ngo ibyo biranabizi, nta n'akamanyu na gato gasigaye. icya kabiri, ntabwo ari njye musore njyenyine ku isi ku buryo wanyizirikaho bigezaho. ikindi kandi, nk'inshuti yacu njye na fiancé wanjye Sheila, ntiwari ukwiye kuzana icyatuma umubano wacu uzamo agatotsi. uranyumva neza Tania? erega ntwa gukunda nta mahitamo umuntu abigiramo, birizana. nanjye nabonye byiza. wowe fata mu mutwe ibyo nkubwiye Tania. ikindi kandi, guhera ubu ntituzongera kujyana no mu kiruhuko cya saa sita. uzajya wijyana nanjye nijyane, cyangwa wisunga abandi dukorana. turumvikanye Tania? Mota banguka sha tugende, ngwino tugende ntwara. Tania nawe tega moto utahe burije. umwana wa Mahoro ko ari mu kangaratete, Helena ananirwe kumusigarana na kindi giti bimubera ikibazo koko. ese Kabera na Marigarita bo barashyira abagaruza isambu yabo ko itumye batangira kugirana amakimbirane? naho si icyifuzo cyaba Imana cy'uko bagarura Turahirwa, Solange na Kwihangana bazashyira bacyumve? Tania wese abyifashe mate ko ntwara mukuriye inzira ku murima ngo bazajye bahuzwa n'akazi da. Tania biramworohera, ntuzacikwe n'inkingi y'amahoro y'ubutaha. Ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuwa kabiri isaa 12:15 z'umugoroba, kuwa gatatu isaa 2:15 z'ijoro, no kuwa kane saa 12:15 z'umugoroba. Kubacikanywe ibi bice byose byatambutse mu cyumweru byongera kunyuzwaho kuwa gatanu saa 2:15 z'ijoro no kuwa gatandatu saa 8:30 z'amanywa. Mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube wanditsemo Ikinamico inkingi y'amahoro. Inkingi y'amahoro. Bakunze b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi wifuza kutugezaho, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 0789113120 cyangwa se 0788435206. bitihise ukatwandikira kuri email, adrese ni inkingi-2023@gmail.com. Inkingi y'amahoro. uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro ku bashakanye burinda kubyara indahekana, abana bagahabwa uburere bwuzuye mu muryango, buca ihohoterwa, buca amakimbirane, ejo hazaza igihugu kikagira abaturage beza. Inkingi